Kristo akuzwe abavandimwe kandi umunsi mwiza ku bantu bose bafite izina rya Tomasi. Tariki ya gatatu z'ukwezi kwa karindwi duhimbaza mutagatifu Tomasi, intumwa ya Yezu Kristo. Intumwa ya Yezu Kristo Tomasi batubwira ko ari mu misiyonari bagiye kwishyura ijambo ry'Imana mu buhinzi. Ahubwo utese yageze mu buhindi gute? Nibyo bifite ishingiro se? Uko biri kose, igihe abanyaportugali bagera mu buhindi mu kinyejana cya 15 bagiye gusa nk'abakolonizayo, basanze y'abakristo muri provinsi yitwa Kerala mu majyepfo bitwa ko ari abakristo ba mutagatifu Tomasi intumwa. Utangiye kubabwira rero uburyo yagezeyo, kuko tubisanga bimwe mu bitabo byamwitiriwe. Igitabo cyitwa ibyakozwe n'intumwa Tomasi, akaba n'ivanjiri yanditswe na Tomasi. Ibyo bitabo bimwe bitangwa na apokrifu bitemewe muri kiliziya, aho cyane cyane ko iki ngicyo cyanditswe mu kinyejana cya 4, kuvuga ngo kiliziya imaze guhabwa ubwigenge n'ubwisanzure. Ubwo abahanga bakavuga bati tubona ko igitabo cyanditswe mu kinyejana cya 4, ariko akoresheje inshuro 16 mu gitabo cyanditse kivuga cyane cyane abo intumwa za mbere. Aravuga ngo ibyo bitabo byitiriwe mutagatifu Tomasi ni ingenzi cyane kugira ngo turusheho kumva inkomoko y'ubukristo. Nukuvuga ngo n'ubu bwose ari ibitabo wavuga uti byanditswe nk'ibitekerezo, nyamara bifite inkomoko nyine mu myemerere yari mu bukristo, cyane cyane mu bakristo ba mbere. Mbere ariko kugira ngo turebe Tomasi mutagatifu, tumuzi cyane cyane tugendeye ku ivanjiri ya Yohani, kuko amuvuga ubugira 4 mu ivanjiri ye, naho mu mavanjiri ari 3 asanzwe, Matayo, Mariko na Luka, tumubona gusa mu mazina y'intumwa 12. Yohani nawe niwe umutubwira neza, niyo mpamvu ngiye gusa nk'umutindaho gahoro, noneho mbone kuza kubabwira ayo mateka y'ukuntu nyine Tomasi yagiye akagera ndetse n'iyo mu buhindi. Barabwira rero nyine ko mu gitabo cyane mu ivanjiri niho ya Yohani niho dusanga cyane cyane aho batubwira Tomasi nguyu. Tomasi mu ivanjiri ya Yohani uko nabibabwiraga tumubona 4, ariko murabizi ko impamvu yitwa impanga ntibidime mu kigereki, bikaba barahinduye muri urwo rurimi nyine ijambo Toma bisobanura nyine ijimo cyangwa se impanga mu rurimi rw'icyarameya. Igihe buri n'icyarameya bivuga ijambo tama, icyo bisobanura nyine bivuga impanga. Aha mbere rero tumubona mu ivanjiri ya Yohani, ahantu hose agaragara afite agaragaza ubutwari. Ntabwo ari wa muntu upfa kugenda by'ibuhumyi ikigugari, oya, agaragaza ubutwari. Aha mbere tumubona mu mutwe wa 11 mu wa 16. Muri ivanjiri Yezu yagombaga ati ngiye gusubira i Yeruzalemu, kandi bigaragara ko rwose na Yeruzalemu bazamwica. Tomasi aravuga ati tugende natwe dupfane nawe. Kuvuga ngo Tomasi we yari yiyemeje kugenda agapfana Nyagasani guhera mu ntangiriro. Ahubwo niho tumubona bwa mbere. Aha kabiri tumubona rero ni mu isangira rya nyuma. Isangira rya nyuma kwa 4 mutagatifu ni ivanjiri yo hano umutwe wa 14, uyu ni umutwe mwiza cyane. Noneho Tomasi rero ubwo ari ku meza hamwe n'abandi, Yezu aravuze ati ntimuyihungabane, ntimugire ikibazo, ngiye kubategurira ibyicaro kandi aho ngiye murahazi. N'ibyo Tomasi ati yego ntituzi niyo ugiye, none ngo ugiye kwa so, uwo nguwo so n'inda aho tujya ni hehe? Yezu ati koko n'imyaka tubanye Tomasi we koko
ntabwo uzi ko ari njye nzira ukuri nkaba n'ubugingo. Igisubizo gikomeye cyane uvuga ngo uwakurikiye Kristo, uzi Kristo aba azi n'Imana, aba azi n'uwamutumye. Ni igisubizo cyiza cyane. Uzi Kristo aba azi n'uwamutumye, kuko Kristo ari we nzira ngari. Utangira urwo rugendo mu masakaramentu, cyane cyane batisimo, akaba ukuri, kuko ibindi byose bishashagira biba ari ibibeshyo burya, ubundi akaba n'ubugingo, kuko ni muri Ukaristiya duhabwa, tuba turi kwitegura guhabwa ubugingo bw'iteka hamwe nawe. Urumva ahantu hose Tomasi agaragara, Yesu aramuha igisubizo gituma turushaho gusobanukirwa n'ibijyana n'imyemerere yacu. Aha gatatu Tomasi agaragara rero, ni hahandi Yesu amaze kuzuka mu bapfuye, noneho umunsi w'izuka Yesu abonekera abigishwa be ku mugoroba, ngo abandi bose bahari, Tomasi wadahari. Ntumbaze aho yari yagiye. Ku munsi Yesu amaze iminsi 2 gusa apfuye, Tomasi we yashobora kwisohokera. Ntabwo haramfungiye aha ngaha, ndisohokeye. Tomasi yashobora kwisohokera, bigaragara ko atari wa muntu uhambirwa n'ubwoba, ahubwo ahantu henshi cyane agatinyuka. Ariko noneho uburyo yagiye impaka na bagenzi be byatumye Yesu agaruka, noneho aranamuhumuriza avuga ati jyewe ngomba kubona n'amaso yanjye, ngomba gukoza ikiganza cyanjye cyangwa se urutoki ahashinzwe umusumari. Yesu rero ahageze, ntabwo tuzi niba Tomasi yaragiye kumukora cyangwa ataramukozeho. Icyo tuzi ni uko yahamije Yesu avuga ati Nyagasani ukaba n'Imana yanjye. Umva, Isezerano Rishya aho niho hari ubuhamya bw'ukuri bukomeye cyane bwa Yesu Kristo ari we Nyagasani wanjye n'Imana yanjye. Urumva, ntabwo turi mu Ivanjiri hano umutwe wa 20. Aha niho rero mu Papa Benedicto wa 16 muri cya gitabo nababwiraga, ajya handi akavuga ati yaduhaye ubuhamya bukomeye cyane bwo kwemera usanga Isezerano Rishya, yemeza ko Yesu Nyagasani akaba n'Imana ye, bituma Yesu amubwira ngo hahirwa abemera batabonye, hahirwa abemera batabanje kubona. Ariko Tomasi nyine we yagombye kubona kugira ngo ashobore guhamya ko yemera. Icyo ni ikintu gikomeye, kuko hari ubwo umuntu avuga ati jyewe iby'ubukristo byose biranyobera, ibintu byose ari amayobera, tigahitamo kutabyibaza. Oya, byibaze, Kristo araguha igisubizo. Nk'uko agiha Tomasi, ni nako agiha n'abandi bose. Ibyo utumva ntuvuge ngo ni amayobera, ubasi reka nshyiraho birarangiye. Oya, ahubwo byibaze, ntayibaze na Kristo ku bwa Roho Mutagatifu, uravuga uti burya amayobera si ibidashobora kumenyekana, ahubwo amayobera ni amabanga ahishurirwa abazi gushaka Imana. Aha kane rero dusanga Tomasi mu Ivanjiri ya Yohani ku mutwe wa 21. Noneho bavuga abari basigaye muri za ntumwa. Petero avuga ati ngiye kuroba, hari hasigaye 7 bonyine, ariko muri 7 bari basigaye na Tomasi noneho yari ari. Uvuga ngo Tomasi rero ntabwo yagiye buhere, ahubwo amaze gukora kuri Nyagasani yahindutse uwo kumwemeza, kandi akwemeza rwose ko ari we Nyagasani. Noneho rero yaba yarageze mu Buhindi gute? Uko yageze mu Buhindi wagira ngo ni Yonasi wa kabiri. Urabizi Yonasi yanga gukora ubutumwa bwe n'ibyo ngibyo. Rero muri Ivanjiri yamwitiriwe handitswemo ukuntu byagenze. Kristo ngo yabonekeye intumwa ze, noneho buri yose ayigenera ubutumwa bwaho igomba kujya kwamazwa. Beze kuri Tomasi rero bati Tomasi wowe ugomba kujya hehe? Mu Buhindi. Kujya mu butumwa rero mu Buhindi, Tomasi aravuga ati oya, ntabwo Yesu wamubonekeye, ahubwo intumwa zarikoze, noneho zisa nk'izihana gahunda aho zizajya gukora ubutumwa.
Tomasi rero ubutumwa bwe buhinduka yo kujya gukora he mu Buhindi, ariko ntiyashakaga kujyayo, bavuga ati ni kure, harangoye, kandi n'abantu baho simbazi, sinzi n'icyo nzavuga, ntaho nzajya. Abaromoni wese yaje kumubonekera aho, aramubwira ati wigira ubwoba Tomasi, ingabire yanjye izaguherekeza, nta kintu na kimwe uzabura. Ariko Tomasi aragumya ahanangira avuga ati yewe rwose nyagasani, untwara ahandi hose, ariko mu Buhindi simpashaka, ntabwo nshaka kujyayo. Noneho rero agumye kunangira ngo bukeye bwaho Yezu amusanga ku nyanja, ku musenyi w'inyanja. Noneho ngo hari abantu bagura abacakara b'abacuruzi b'Abahindi. Yezu rero ngo amugurisha n'abo Bahindi, kuko ngo uwo Muhindi yari akeneye umuntu ujya kumufasha kubaka amato. Niyo mpamvu Tomasi ari umurinzi w'abubatsi, ba architect, aba ngaba nyine bacura imishinga y'ubwubatsi n'ibiki. Ubwo rero Tomasi rero ngo atwarwa atyo agera mu Buhindi, abishaka atabishaka, ariko amaze kugerayo yamaze ingoma y'Imana rwose, birumvikana, abantu benshi cyane barahinduka. Mwibaze namwe kugeza igihe abanyaportugali bagerayo bagasanga mu Buhindi Tomasi ivanjiri ihari. N'uyu munsi bafite uburyo basoma misa bita Siromaraba. Kubera ko nabanye n'abapadiri b'Abahindi mu Butaliyani, abo ngabo urabona twe baravuga ngo ni Kiliziya Gatolika y'i Roma, ikagirana n'uburyo dusoma misa biturutse muri Roma, uburyo bwa Kiliziya Gatolika y'i Roma. Abahindi ni Kiliziya Gatolika yo mu Buhindi, bafite rite yabo yitwa Siromaraba. Bashatse kubahinduza no kubategeka gukora nk'ibyo Roma, baravuga ati twebwe twakiriye ivanjiri imbere yanyu nk'abaromani mwe, kuko intumwa Tomasi twebwe yageze hano na mbere y'uko mwebwe muhagera. Urumva rero bagira rero ukuntu bagira misa yabo. Ikintu cyantunguye ubwo najyaga mu misa yabo nyine i Roma, ubwo babaga bakoranye bakagira misa muri iyo rite yabo ya Siromaraba, ni ukuntu batangira kugira misa ubona ari kiliziya y'intebe ziteretse nk'uko bisanzwe, ariko bamara gutura ibyari kiliziya bigahinduka nka saramanje, bagahindura intebe n'amameza, ubundi ameza akajyamo hagati, ubundi misa yindi igakomeza, ariko bikaba nyine gusangira. Ukabona rwose ko ari ibintu byo gusangira biryoshye cyane. Yego, Tomasi rero afite ikindi kintu kimuranga. Nabwiye ngo bamwita impanga, jimo. Bamwita impanga. Iyo usoma muri iki gitabo cye, muri ibi ngibyo bitabo byamwitiriwe, yaba ibyakozwe na Tomasi, byaba n'ivanjiri yamwitiriwe, baratubwira ati Tomasi ni impanga, atariko ni impanga ya Yezu. Rije bite se gute? Bati ni impanga ya Yezu kubera ko Yezu atarazuka yaravugaga ngo muri inshuti zanjye, kandi koko nibyo. Amaze kuzuka avuye mu bapfuye aravuga ngo muri abavandimwe banjye. Ati muri uwo murongo rero Tomasi ari impanga ya Yezu, kuko muri Yezu twese duhinduka impanga, duhinduka abavandimwe. Ni urumva ni igisobanuro rwose spirituel cyiza cyane. Ati ubwo buryo rero Yezu atakitwita inshuti gusa, akatwita abavandimwe. Ati buri mukristo yagombye kumva ko ari impanga ya Yezu mu gihe cyose nyine agerageza kugera ikirenge mu cye. Ariko Tomasi mu by'ukuri akaba ari impanga yacu. Buriya muri Bibiliya barakubwira bati umwigishwa kanaka, ahandi ntibavuge izina, aho batabuze izina ngo ujye uhashyira iryawe. Tomasi ni impanga yacu ku buryo nibura butatu. Ubwa mbere,
ni umukristo wibaza ku kwemera kwe akirinda kugendera mu bugari. Umukristo ushobora gushidikanya ariko akavuga ati nkeneye gusobanukirwa. Iyo rero mu buzima bwawe hari aho uvuga uti ibi simpa kubyemera kubera ko babivuze, ahubwo nkeneye gusobanukirwa no mu by'ubukristo, icyo gihe uba ubaye nka Tomasi. Hari Don Tonino Bello, umupadiri w'umutaliyani bari gushyira mu batagatifu, nawe yavugaga ati Tomasi ni impanga yihishe muri twebwe, muri buri wese muri twebwe. Muri twebwe gute rero? Ati hari uko gushidikanya nibyo, atari ko si yo byonyine. Ahubwo ushobora gusanga bisa nkaho ubundi Tomasi Tama ni nabwiraga cyangwa Didime bisobanura double, mbese nk'umuntu urimo babiri, umuntu urimo babiri double. Hari icyo gino by'impanga ariko no kuba urimo nka babiri. Dr. Nino Bello rero akavuga ati buriya hari ukuntu twebwe muri twese harimo Ezawu na Yakobo. Nyabugine urumva Ezawu na Yakobo babahungu b'umuhungu wa Aburahamu, abahungu ba Isaka. Ati ku buryo muri twebwe by'urutyo ugasanga turimo babiri. Ati Paul Mutagatifu niwe wabyumvise, urwo rugamba yari uko atagira ubwo avuga ati Mana, iyi ntambara ndwana imeze bite, n'iki izayingiza? Ibyo nshaka gukora ndabibona, ariko hakaba muri njye hari itegeko rindi ryihishemo rituma nkora ibyo ndashaka. Nyagasani, ninde uzangiza koko urupfu ngendana narwo? Arangiza avuga ati Imana isinzwe kubera ko ariyo yadukirije muri Yezu Kristo. Tomasi rero byaba bijya gusobanura mu yandi magambo koko icyo kintu kiri muri twebwe cy'uko hari ibyiza ushaka gukora, hari amategeko meza ushaka kubahiriza, hari amasezerano meza yandi yagiranye n'Imana imbere y'abantu, ariko muri bo hakaba itegeko rindi ricuritse rikubuza kuba icyo ugomba kuba cyo. Wagira ngo harimo ibiremwa bibiri, hari Adamu wa kera ukujyana mu rupfu, hakaba na Adamu mushya ukujyana mu izuka ari we Kristo. Rero kugira ngo tube nka Tomasi by'ukuri, nuko tugomba kwemera gukora mu bikomere bya Yezu. Noneho akaba ari we utuma Adamu uwo nguwo gisazira arangira muri twebwe, akagumaho Adamu mushya, kuko hari aho bishobora kugera umugani abo babiri baturimo bagahura, kuko Tomasi amaze kubona Nyagasani Yezu yashoboye kuvuga ngo Nyagasani wanjye n'Imana yanjye. Niyo kuvuga ngo ni uwamaze guhura na uwemeye ko Kristo amukiza uko kubamo babiri, birangiza yemeje ko Kristo ari Nyagasani akaba n'Imana ye. Vuga ngo Tomasi uri muri twebwe nguwo w'umunyabyaha ugomba guhinduka, na Tomasi w'ubutungane uturimo byagombye kugera ahantu bigahura. Ni nayo mpamvu nyine ahubwo kugira ngo ujye kwageze ku butagatifu, ni uko ubutungane bwiganza bugasumba uwo Tomasi gisazira ushobora kuba ari muri twebwe. Yezu rero ntabwo yatoye intungane, yatoye abantu bashobora gushidikanya, atora abantu bafite ukwemera n'ibyo, ariko no mu buryo yadutoye yashyize muri twebwe icyo kintu cyo kumushaka kugira ngo duhinduke duse nabo. Tomasi rero ni urugero rufatika. Ugushidikanya kujyana guhura na Nyagasani, guhura na Nyagasani bihakujyana gukora ubutumwa. Ushobora kujyana rwose wakugeza no mu Buhindi, kuko byagendekeye kuri Tomasi uyu nguyu nyine turi kuvuga. Rero kuri uyu munsi wa Mutagatifu Tomasi dusaba ingabire y'ukwemera, ariko bitari ukuvuga ngo dawe mugihe ntabwo ni nka Tomasi, oya, saba ingabire y'ukwemera, wumve neza ibyo wemera, noneho Imana ikumurikire kugira ngo nibyo ushobora kumvisha ubwenge bwawe
ushobore gutanga uruvuga uti uri nyagasani wanjye ukaba n'imana yanjye nk'uko tomasi yabigenje. Ushobora byose rero nabaha umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.